Aka kanya niba udukurikira kuri ABG Dinduba TV, akira imfunguzo 5 z'ingenzi zagufasha gufungura ahantu hari urukundo. Buriya kenshi na kenshi abantu benshi bameze nk'abafungiranye. Rero buriya kubera ko abantu baba baraciye mu bintu bitandukanye, ntabwo ari ibintu byoroshye kuba watsindira umutima wo gukunda. Rimwe na rimwe uzaba umukunda ariko nawe atapfa guhita gukunda. Icya mbere, ashobora kutakugirira icyizere. Buriya rero umuntu atakugiriye icyizere, wenda ukamubwira ko umukunda ariko ntabyumve neza, kubera ko yahemukiwe n'abantu benshi, we biragusaba kuba witwaje imfunguzo z'ingenzi. Rero niba warakoze subscribe kuri iyi channel cyangwa se ukaba utarayikora uri umushyitsi, nyamuneka ihutire gukanda kariya kabuto ka subscribe, ahasigaye duhite dutangirana byihuse. Duhite turebera hamwe ese ni ibiki ushobora gukora rwose byanze bikunze ukabasha kuba watsindira. Ese ubundi nyabaki watsindira urugo rw'umuntu? Muri iyi minsi ya none abantu benshi bagiye babazwa imitima, bagiye bashavuzwa, bagiye babeshywa, bagiye ndetse bamwe banabihomberamo imitungo yabo. Mbwira ukuntu rero uzajya kwigisha umuntu ngo uramukunda cyangwa se ukaza umurata urukundo, azabwirwa n'iki koko urwo rukundo ko ari urwa nyakuri? Ariko hari ibimenyetso nibura wowe ukwiye kubugaragaza kugira ngo nibura n'umuntu ahereho akwizera. Buriya akenshi na kenshi nuramuka uri umuntu ukunda guhatiriza cyane, weho igihe cyose ntube wafata umwanya ngo ibyo usabye ubashe kuba watanga n'akanya ko kuba abantu bakora ubushakashatsi, basi banagukora ubushakashatsi, ugaragaze ko ufite icyizere ibyo urimo gukora utabihubukira, ndetse umuntu wabwiye ko ukunda abone ko rwose wamuhaye igihe cyo kwitekerezaho. Buriya akenshi na kenshi hari ukuntu ubwira umuntu ngo dukundane wagira ngo hari murahita mukundana mu minsi 2 gusa, cyangwa se ntabwo mushaka ko mukundana igihe kirekire cy'ubuziraherezo. Uwo muntu rero ikintu cya mbere azagufatiraho ugafungirana urufunguzo rwo kuba atabona umwanya uhagije wo kubitekerezaho. Niba ubajije urukundo, banza uha umuntu umwanya uhagije wo kubitekerezaho, kuko uyu mwanya uramwereka ko rwose nta kibazo ufite, witeguye kumukunda igihe cyose azaguhera igisubizo uri tayari, ndetse nta bintu byihutirwa nk'inyungu wenda zijyanye no kuryamana, amafaranga n'ibindi byinshi cyane abantu basigaye bakundira abantu wowe utegereje, ahubwo wowe ushaka urukundo ruzaramba ruzamara igihe kirekire. Rero ibi nibyo byatuma umuntu agukunda, kuko atangira gutekereza ko wowe udahubuka ndetse umukunda by'igihe kirekire, unategereje igisubizo igihe cyose yakiguhera. Naho nuza uvuga ngo shaka urukundo kandi wizeye ko ugomba guhita unarubona ako kanya, aho uzaba wakishe umuntu uzi gushishoza, yaba umukobwa yaba umuhungu yaba umugore yaba umugabo. Azabanza gutera imibare akarikire abare avuga ati arashaka ko dukundana byihutirwa, ni igisubizo cy'ako kanya. Nese njye nabonye umwanya wo kubitekerezaho, n'ako kantu akibazeho. Rero urufunguzo rwa mbere ni ukumenya ubwenge bwo guha umuntu umwanya uhagije, ndetse niba koko waramukunze byanyabyo n'ubundi koko biba byigaragaza, kuko umuntu ukunda utegereje ko muzabana igihe kirekire, ntabwo ukeneye igisubizo cy'ako kanya none aha ngaha cyihutirwa, kuko igisubizo ukeneye ni igisubizo cy'umuntu uzaguha urukundo rw'igihe kirekire. Rero iyo ushaka urukundo rw'igihe kirekire ukeneye no gutanga akanya ko kubitekerezaho. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi kintu ukwiye gukora cyihutirwa, aha ngaha ukwiye kuvuga amagambo utarya indimi. Mbese muri cya gihe urimo kuvuga ibijyanye n'urukundo rwawe, ukabivuga mbese nk'aho wagira ngo ibyo bintu bikurimo neza 100%. Yenda hari umuntu ushobora kubikora yitwaje izindi wenda nyungu ku ruhande, ariko nuvuga ibintu ubitsagira koko nk'umuntu birimo bikurimo, kuko ubona ari ibintu n'ejo uzasubiramo, ndetse ukavuga ibintu biri mu marangamutima yawe koko byanyabyo, utihishikanye cyangwa ngo wiyemere cyangwa se ngo wihere, wowe ukabiva imuzini muzingo, ukavugisha ukuri uko ibintu bimeze. Kubaho ibyo urimo kuvuga bigaragaza ko ari ukuri ndetse wowe ubihagazeho. Mbese ndashaka kuvuga kwihagararaho, kuba wabasha kwihagararaho mu byo urimo kuvuga. Iki gihe byanze bikunze nubasha kwihagararaho ku magambo yawe, ndetse ukaba wayasubiramo n'umunsi w'ejo, ukabasha kuyasubiramo inshuro zirenze 1, 2 cyangwa se 4, 5 muri minsi, uwo muntu azakumva ukirimo kumusaba urukundo, cyangwa se wowe ukirimo gusaba urukundo, cyangwa se uwo muntu uri kugusaba urukundo.
abasha kuba yasubiramo amagambo y'uko agukunda bitandukanye kandi ubona kuko abihagazeho. Burya niyo yaba anakubeshya ntushobora kubimenya kuko uravuga uti uyu muntu koko aremeza ibintu bimuri ku mutima. Rero igihe cyose ubihagazeho ibyo uri kuvuga koko ari ibintu wasubiramo ukabivuga koko ushize amanga. Kuvuga ibintu ushize amanga utameze nk'ufite urwikekwe nabyo biri mu bintu bishobora kugaragaza neza cyangwa se bigafungura neza urukundo pe. Uru narwo ni urufunguzo rwiza cyane. Noneho hari abantu ku cya gatatu, tugiye ku cya gatatu, bamaze kubaka icyizere no mu bandi. Ibyo avuze ukaba ba bantu mbese batikurikije inyuma yabo mu buzima bwabo ibinyoma. Hari abantu babanje kubaho mu binyoma babaho ubuzima butari ubwabo, ariko wowe niba uri wa muntu wamenyereye kuba mu buzima bwuriwe utabeshye, utajya wigaragaza uko utari, ahangaha naho kuba wigaragaza uwo uriwe utihishikana. Buriya kwihishikana ni ibintu bibi cyane. Umuntu atari bushaka amakuru yawe ngo ayabone wihishe umeze nk'umuntu wagira ngo hari ntibazi iyo waturutse. Abantu bose ku buryo bashaka amakuru yawe bakabona rwose ntagaragara neza. Hari umuntu uba uhishe ingeso mbi cyangwa se agahisha imibereho ye ku buryo uba utangira kubigiraho amakenga, ndetse abantu benshi banagukunda bakajya bagukoraho ubushakashatsi ntunabimenye, kuko buriya kenshi na kenshi hari abantu benshi bagukoraho ubushakashatsi utabizi. Rero we ntabwo wari buriya amakuru yawe abantu bose baba bayazi. Abantu bose bagukunda, hari abantu benshi cyane basubira inyuma ntunageze bagukunda, ndetse bakanabiguhisha ntuzigere unabimenya. Rero ikintu cya mbere, kuba utiyishikana cyane kuba uriwe, kuko akenshi na kenshi abantu benshi batangira kugutinya bakajya bibaza ese uyu muntu ni muntu ki? Uyu muntu ni gati ki? Umuntu wese akajya kwibazaho, kandi ndetse ukaba warahishe cyangwa se warahishe uwo uriwe, identite yawe nta muntu n'umwe uyimenya. Iki gihe rero ntabwo abantu bapfa kugukunda gutyo kuko bafite ubwoba. Rero niba uri umuntu wirekura wigaragaza uko uri, ntujye kwihishikana cyangwa wishyireho ube mu buzima butari ubwawe bw'ikinyoma, ibyo bintu bizakubera nk'urufunguzo rushobora gutuma umuntu akwiyumvamo akagukunda, akavuga ati kanaka ndamuzi, ingeso ze nizi. Niba ari umusinzi ni umusinzi, niba ari umusambanyi ni umusambanyi, mbese niba ari umujura ni umujura, ariko nyine nibura akaba abizi, ndetse ku buryo ajya kugukunda hari n'ugukunda yabanje no kubimenya mbere, ndetse mukaba mwajya mu rukundo rwose nta kibazo abifiteho. Mbese ingeso zawe utigeze uhisha zose abazizi, kandi niyo mubanye mukagera mu gihe muri kumwe ntabwo bimutungura cyangwa se ngo agire ikintu akwangira, kuko akenshi uwo warafunguye neza. Rero nizo turarebera hamwe imfunguzo za nyazo za master key zishobora gufungura bya nyabyo zigakora ku rukundo. Kuba utarigeze wihisha, mbese uri umuntu wagira ngo urakanyaruvi wagira ngo mbese ntugaragara. Rero irinde ko wa muntu wihishe cyane ku buryo umuntu adashobora kugira amakuru na make akumenyaho. Basi wenda ya makuru akumenyeho hari igihe akuyobora ku mukunzi akaza akurikiye ya makuru yawe akumvaho. Rero ikintu kindi ukwiye kumenya, ufasha umuntu utabara. Dore umuntu ufasha kandi utabara, kuko buriya akenshi na kenshi iyo uri umuntu ufasha ugafasha nk'abandi ugatabara nk'abantu, akenshi na kenshi n'uwo gushaka urukundo abavuga ati mfite intwari yanjye, uyu ni umuntu ushobora kuzandengera mu bihe byose, uyu ni wa muntu ushobora kuba azamba hafi, ndetse nagira nibarira ku gihe akamfasha, nagira aho ngera cyangwa se nagwa mu rwobo kuko akanzamuramo. Ese buriya ujya umenya ko abantu bakunda nibura baba bakeneye n'abantu baba hafi, kandi bazaba hafi koko bakabishobora. Buriya ari gukundana n'umuntu bibi akagutenguha, ndetse akaba yakujugunyamo akigendera, ariko hari undi muntu muzakundana wenda ubone hari n'ibindi atujuje, ariko abe ari wa muntu ushobora no kugira mu bibazo akaba yakora. Rero akenshi na kenshi niba ufite ikintu cyo gutabara muri wowe, ukaba utabara cyangwa se ugafasha abantu nta gahato bikwizanyemo, ufite iyo mpano cyangwa se ubyigira, buriya urwo ni urufunguzo rwiza wakubaka wacura, rukaba rwazagufasha gufungura mu mutima w'umukunzi, kandi ukamufunguramo nta kintu umubwiye. Bya bikorwa byawe byiza bya hato na hato abantu bagushimira, ibyo bikorwa abantu bavuga bati kanaka rwose ni umuntu muzima. Mbese nde muntu utakwishimira gushaka umugore muzima? Nde muntu utakwishimira gushaka umugabo muzima?
cyangwa agire umukunzi muzima, yaba ari umusore yaba ari umukobwa. Nta n'umwe ku isi, twese tuba dukeneye umuntu ushobora kuzagera mu kaga cyangwa se ukagera mu makuba, aho kugira ngo akujandikemo cyangwa se akurekeremo widumbaguze mu makuba we, ahubwo akagufata ukuboko, byaba ngombwa mukanabinyuranamo. Ngaba abantu tuba twifuza mu buzima ko badufasha cyangwa se batuba hafi, abo nibo bakunzi tuba dukeneye b'ibihe byose. Rero reka nkugire inama, ese waba uri umuntu ujya utega abantu amatwi? Rero umukunzi wawe akeneye ujye umutega amatwi. Ikintu cya gatanu nashatse gusorezaho, rwose niba udashobora gutega umukunzi wawe amatwi ngo umwumve mu tuganiro dutoya ndetse n'udukomeye, nshuti yanjye ntuzagaye ikiganiro cy'umukunzi, buriya aba afashe umwanya kugira ngo nibura akugezeho ibyifuzo bye, yaba yabuze uwabwira amarangamutima we. Rero niba uri umuntu ujya ufunguza imitima y'abantu kubatega amatwi, bakabasha kuba bakwifungurikiraho, bagufungukira umutima kubwira ibyawe, noneho rero ukaba uri wa muntu uzabagirira ibanga. Icyo ni ikintu cyakabaye cya gatanu, ariko ngiye nkunda kuvuga ku bintu bitanu. Kugirira umuntu ibanga, reka mbibashyire ku mwanya wa gatandatu, ariko ngewe nafashemo ibintu bitanu. Ngira ngo mwabyumvishije gutega umuntu amatwi, mana yanjye, no kumugira ibanga ni ibintu bikurikirana, kandi izo ni imfunguzo ebyiri zafungura ahantu hanini cyane, zigafungura ibyumba byinshi cyane by'umutima w'umuntu wakunze, ndetse akaba rimwe na rimwe ashobora no kuzakwiyumvamo nyuma kirekire bigoranye cyangwa se byoroshye, ariko akarangira agukunze bya nyabyo birenze, ndetse ku buryo atazigera anakurekura, ndetse igihe cyose uzaba utari rwe akumva afite ikintu ari kubura. Ni mu gihe arimo abura wa mujyanama kandi wa nyawe, ndetse wa mujyanama twabonye ko n'ikintu cya gatandatu ari wa muntu ashobora kuba yabwira ibintu kandi ntagire undi muntu abibwira. Niba akubwiye ibintu akagufungukira, ntazagire ngo ejo abyumve hanze. Mbese uri umuntu koko w'intwari, mbese uri umuntu w'ikenewe mu buzima bwe, kuko uri ingenzi. Rero weho ntuzatinye na rimwe, kuko niba uri umuntu uha abandi agaciro, iki nacyo kiri mu bintu bishobora kuba byagufasha. Niba uri umuntu uha abandi agaciro, ariko twebwe ntabwo dushaka gukomeza iyi video ngo tugire ibintu wenda byinshi cyane, ariko niba uri umuntu uha abantu agaciro, icyo gihe wafungura umutima ukomeye cyane w'abantu bakomeye cyane, mbese za nshuti ukunda ukumva unatinya kuzegera, umutima wazifungura, urwo rufunguzo rwazifungura. Ngira ngo wabyumviye. Rero twebwe nubwo twashyizeho imfunguzo nyinshi zigera ku zirenga 5, ariko nabifata 7 nayifatiremo 5, izindi zigira inyongezo, maze uzafungure umutima w'ukunda kandi bizagende neza. Ngewe Habiyaremye Jean de Dieu nkunda gukora bino twubaka sosiyete ifite urukundo, abantu babane mu mahoro n'imiryango ikomeye. Ngenzi agaciro ko kuba waba umuntu ufite umuryango, kandi rwose burya wazasaza neza ndetse wazarambira muri iyi si. Hari igihe ibitekerezo byawe iyo bibashije kutagira ububabare ntibibabazwe, umuntu aramba. Ndetse buriya hari rimwe na rimwe indwara zituruka mu kuba tubayeho nabi mu bitekerezo, tubabaye, dufite imitekerereze yuzuye agahinda, yuzuye umunaniro mwinshi n'ishavu, tukaba dushavujwe n'iby'isi birimo kutuvuna, ubuzima bwo hanze burimo kutugora. Noneho abantu nabo, cyangwa se abo twita abakunzi bacu, bakaturengeye, nabo bakongeramo ibikomere, ubuzima bukaba buragoye, hanyuma nawe akaza gukomerera. Ariko umukunzi ukeneye ni wa wundi uzabasha kumutega amatwi neza. Umukunzi none aha ngaha dukeneye ni ba bandi bazatuba hafi, ba bandi bazadutega amatwi, ibyo dufite nk'ibibazo bazabasha kutwumva, ndetse bakadufasha no gushaka umuti wabyo kugira ngo dutuze natwe tubeho neza. Ngicyo kintu cy'igisobanuro cy'urukundo muri iyi minsi abantu bakeneye, kuko abantu bararwaye, bakeneye urukundo rumeze nk'umuti, rwa rundi rubasha kuvura rugakora ku mutima. Ngayo nguko rero njyewe ndi Habiyaremye Jean de Dieu nk'uko nabibabwiye. Reka mbasezereho, ariko niba uri umushyitsi cyangwa se mbese uri mushyashya hano kuri iyi channel, wakora subscribe, ugakora like, share na comment, kugira ngo tujye twibanira mu biganiro nk'ibi ngibi bya buri munsi. Ariko rero ntabwo turi abantu bagaya, reka dushimire cyane by'umwihariko abantu bakoze subscribe ahangaha, ndetse babana natwe muri bino biganiro duhora dukora bya buri munsi. Ni ukuri Imana ibarinde kandi mwiyubake.
reka tubifurize umugisha kandi mu byo mukora byose muhirwe. inkundo zanyu Imana iziyobore, izicaneho amatara y'umwuka wera maze zibashe kubona neza ntizisitare, dore ko n'ibigeragezo ari byinshi muri iyi minsi, ariko Rurema abigiyemo, ubundi si gutanga urukundo, twabura iki? Mutubwire. Reka duhure muri komenti hari inyunganizi ufite kuri kino kiganiro, cyangwa se hakaba hari n'igitekerezo wumva watanga, hari n'ikifuzo se waba ufite, basi reka duhuriye muri komenti. Imana ibahe umugisha, murakoze.